kumwe nawe. Jye niko Imana yambwiye. Ubukwe buzarangira ujya Canada, uzakorera umurimo w'Imana hanze, uzahashyira itorero rizakomera. Imana izakurinda amajya n'amaza wa mubyeyi we, wa mudamu we. Imana iri kumwe nawe. Imana ishobora byose yambwiye ngo nkubwire ngo aba bose abakurakariye bazakorwa n'isoni. Ntabwo Imana izaceceka. Imana ntizisubiraho ku byo mwavuganye, ku byo mwasezeranye. Witeka Imana ari kumwe nawe. Wowe Pastor Mutesi, mvuko Imana ivugana nawe. Komera, mera amagabo, shikama. Imana iri kumwe nawe. Imana ihagurutse kukurwanirira. Imana ihagurutse kugendana nawe. Ubukwe bukirangira, ahafi ni Canada, baroga bataroga, bavuga batavuga, bakora batakora, sinzi, ndabikubwira. Ariko icyo nzi cyo, ukuboko k'Uwiteka kuri kumwe nawe. S'il vous plaît. Harimo abantu, umwanditsi yaravuze ngo dore abakurakariye bazakorwa n'isoni, kandi abagurwanya uzabashaka ubabure. Banzi bazaca mu nzira ndwi baguhunga. Wowe Imana yaguciye imanzi mu biganza. Komeza umugabo wawe Feredina. Kandi Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ntuzongere kujya ubaririra ugaragaza amarira mu maso habo. Bo ni abapagani n'abagome. Uretse ko nabo Imana izabahana. Nuko kubabaza gusa, bakakuraza bakubiza nkeri, bakurwaje umutima kugeza ubu ujya mu bitaro, bakurwaza igifu, umara iminsi mu bitaro, kugeza ubwo na RIB isaba imbabazi ikavuga ngo mwababariye Pastor Mutesi. Mumushakaho iki? Yabatwaye iki? Yabibye iki? Mupfiki na Pastor Mutesi. RIB Dogiteri Murangira arabiyama, arababwira ngo nimureke kubresinga umutima w'uyu mubyeyi. Ariko ntago mwumva. Pastor Mutesi ni umurangi, Pastor Mutesi ni umurozi, Pastor Mutesi yanyibye umugabo, Pastor Mutesi yashenye ingo, Pastor Mutesi yansambanye. Muri abo bantu Pastor Mutesi uri kuvuga ngo urimo. Kandi ubwo bamwe muba munamuvuga muzi neza ko ari ibinyoma muri guhimba, mukamushakiraho koteti, mukamuhindura topic bazimu bashya. Pastor Mutesi ngo ubukwe butaba, bamutobere hatazagira umutwerera. Abantu bahagurukiye Pastor Mutesi ngo bamubuze inzira. Abantu bahagurukiye Pastor Mutesi ngo bamubuze epfo na ruguru. Uyu munsi wa none Pastor Mutesi umukozi w'Imana, muvuga ngo yakuyemo nyababyeyi, muvuga ngo Itrisi ntayagira, muvuga ngo ni umurozi, muvuga ngo ni umwicanyi. Pastor Mutesi Imana imuhagazeho. Ndabisubiramo, mpagaze ku maguru abiri. Pastor Mutesi ari kumwe n'Imana. Mumuvuga mutamuvuga, iyaba ibi bintu ahubwo Pastor Mutesi we yashobora kubyakadara, yabyumva, ntibigire icyo byangiza cyangwa bitwara umutima we. Pastor Mutesi ari kumwe n'Imana. Abagore bose barahagurutse, bamwe ngo ni umurozi, abandi ngo ni umwicanyi, abandi ngo ni umutekamutwe, abandi ngo Pastor Mutesi ni umurangi. Ibyo byose ni urubwa Satani arimo. Ibyo byose ni urubwa abadayimoni barimo bateza Pastor Mutesi kugira ngo batobe ubukwe bwe, kugira ngo ibintu bye babyangize. Juyani sababu gani ke problème. Nagira ngo mbwira abantu mwese bari inyuma y'ubukwe bwa Pastor Mutesi kubusenya, bari inyuma y'ubuzima bwa Pastor Mutesi n'umugabo we Feredina, mwese muri kuvomera mu gitebo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana iri kumwe na Pastor Mutesi. Imana iri kumwe na Pastor Mutesi. Tangazamakuru ryose ryarahagurutse, binyamakuru byose birahaguruka. Pastor Mutesi aba topic, Pastor Mutesi aba content. Abantu bose niwe bavugaho, bagarura ku rurimi, bagarura mu kanwa, kira siku kire segonda.
nagira ngo mbabwire ngo ururimi rwanyu rurimo uburozi bwinshi, ariko ubu burozi azabusimbuka. Sirikirasiyo yanyu mu gucura inkota z'amagambo yo kumubabaza, izo nkota Yesu azazivunagura, kuko Kristo ni umugaba ku buzima bwa Pastor Mutesi w'ingabo zirwanirira ubuzima bwa Pastor Mutesi. Uziko nta mpuhwe, uziko nta rukundo mugira muri abana babi. Uziko ushobora kujya kuri YouTube ukareba ukuntu babresinga bababaza umutima Pastor Mutesi, ukumva amarira yaza. Pastor Mutesi yabibye iki? Yabatwaye iki? Pastor Mutesi mupfa iki? Pastor Mutesi ni umuntu nkawe, nta cyaha yakoze mu isi mutakoze. Yesu azanye ibuye akandika hasi, cyangwa ikaramu cyangwa icaki, cyangwa se akazana icyo ari cyo cyose agifasha akandika hasi, mwese nta wamutera ibuye. Kuyemo Ezekiyeli yenda da, mwese ninde ufite umugore umwe, ninde ushatse umwe, ninde ufite urugo rushya. Mwese rero mumuhindura hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, muhiga icyamuta mu manga, icyamubabaza, icyamwica, icyamugwisha. Ngewe ngarutse kubwiriza ukuri Pastor Mutesi, komeza urugendo. Nibinanga saba, nibinakunda saba, buntu bw'Imana buri. Ubukwe bwawe nubwo Satana bugera intorezo, ariko ntabwo azabutema ngo abuture hasi. Nubwo urugo rwawe baruhagurukira, ariko ntabwo bazigera barubona, ntabwo bazigera barubona. Nubwo amagambo yaba menshi bikababaza umutima, humura, Imana izagukanda, izagukiza, izahagararana nawe, izagendana nawe, izakorana nawe. Umurimo uzaba mugari, uzagira amafaranga, kandi uzarama ntabwo uzakenyuka. Kandi ibi ntabwo bivugishwa n'umubiri, si amafi, si n'inyama, si no kugira ngo uzanzamure, kuko nturazamuka, ahubwo Imana niyo izamura. Nk'uko yanzamuye nawe kuzamura mu izina rya Yesu. Rero Pastor Mutesi ni umwe mu bamama babahizi muri iki gihugu, babahizi bakomeye. Ni umumama wihangana, ahubwo ufite n'umutima w'urukundo n'impuhwe. Muze murebe utugurupe twishi yashinze. Impamvu mwita utugurupe, afite abantu afasha b'abakene mu bushobozi bwe bukeya. Aregeranya akajya gutanga, aregeranya akajya gufasha, aregeranya akagira abafasha, aregeranya akagira abaha, aregeranya akagira ibyo akora. Pastor Mutesi mu bushobozi bwe buke, Imana iguha umugisha. Naho ureka abangaba badebaguza bavuga no muri komenti, hano mugiye kwandika ikintu cyitwa komenti. Ibyo ni nka demokarasi. Wavuga iki, wakora nk'ibyo bimaze iki? Ufasha amamega yawe, ufasha umwanya wawe, ufasha igihe cyawe, urebye ikiganiro, urengejeho gutuka. Sadepa. Ariko iyi ni Imbabazi TV 3 nkiraho, udusuye ari ubwa mbere, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda mu mahanga ndetse muri Afurika no mu mahanga. Ubwo amahanga na mugabane wa Amerika, Aziya n'Uburayi, tubahaye ikaze. Bu ni ubutumwa Imana yari impaye ngo ngenere Pastor Mutesi na Feredina umugabo we. Uyu munsi wa none rero hari indirimbo njyamye nabonye Imana impari, naho nakuye iri jambo Imana imbwira ngo dusengere ubukwe bwa Pastor Mutesi. Witeka mbwira ngo aragerame, wabanzi bari inyuma n'imbere bamuhiga, ivuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho,
twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, hayiwe tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Imana ikubakira urugo kandi rube rwubatswe k'urwo rutare. Imana iguha ubushobozi bw'amafaranga, Imana iguha inshuti zizagutaha ubukwe zikanabutwerera, nanjye ndimo. Imana iguha abantu b'umutima bagomba kubusengera. Imana ihagararane nawe imbere y'abakurakariye bifuza kukorwa n'isoni useba. Hoya Imana ntikoze isoni. Habwikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wageretse kera y'ukunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu. Haleluya! Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe. Yego, mesaje yanjye niyo kukubwira ngo komera, ntusubire inyuma. Ubukwe bukomeze, umugabo mukomeze, urugendo rukomeze, umurimo w'Imana ukomeze, ibikorwa by'urukundo bikomeze. Tukuri inyuma dusenga, Yesu akuri inyuma ashobora byose, akora byose. Ciao shuti zakagaruka. Ngira ngo mu kanya turongera tubonane, turaba turi kumwe hano ku Mbabazi TV 3. Ukore subscribe, ubane n'Imana, nawe turakuzirikana, turagusengera. Bye.